ntuki kuko twabona abantu bashya buri gihe baza mu biganiro byacu bagenda bamenya radiyo itahuka buri gihe. Ubwo ndizera yuko bose baza gukurikira ikiganiro cyacu uyu munsi. Uyu munsi rero nk'uko nyine nari nabivuze turagira ngo tugaruke kuri politike yo mu karere cyangwa geopolitics, kuko niyo benshi mwifuje ko tuganira mu tumirwa wacu akaba yatwemerera tukaba turi kumwe. Nkaba ngira ngo ntangire mu ikaze kuri radiyo itahuka. General Kayumba, murakomeye? Murakomeye Serge, murakoze kwa mwaduhaye akanya kugira ngo tuganire. Hari hashize igihe ariko ndashaka kugira ngo mbone umwanya wo guha abanyarwanda bose kugira ngo mbifurize umunsi mwiza wa Noheli abanyarwanda bose, ariko cyane cyane abo duhuriye mu ihuriro nyarwanda n'abandi bagenzi bacu dufatanije urugamba rwo kwibohora. Nkaba nashaka no kugira ngo nongere mushimire wowe Serge, kuko umwanya wawe ufata igihe ushyira muri aka kazi, ariko na bagenzi bawe mujya mufatanya ibiganiro cyane cyane kugira ngo musobanurire abanyarwanda kandi munabahe n'amakuru. Nkaba nshaka no kugira ngo nshimire n'abayobozi b'ihuriro nyarwanda bose abo bakagera, kuko atari ubwitange bwabo n'ibikorwa mukora byakagoranye. Ubwo rero nkaba nshaka kugira ngo mbashimire mwebwe Serge, nshimire bagenzi bawe, nishimire n'abayobozi b'ihuriro, kandi nifuriza abanyarwanda muri rusange umunsi mwiza wa Noheli. Murakoze. Murakoze cyane General Kayumba. Ni ibintu by'agaciro kuba ubashije kuboneka, kuko abanyarwanda babandika bati bwana Ndayizeye afanda mezate, General mezate, umwaka urashize ntabwo tumwumva. Nkababwira nyine ko muba mufite izindi nshingano muhugiyemo, kandi nk'abayobozi, nkamwe mu bayobozi bakuru b'abanyarwanda hari byinshi muba mukora, wenda abanyarwanda bumva yuko nyine bakwiye kubumva buri gihe, ariko mbabwira yuko atari uko dukora. Organization zifite uburyo zikoreramo, kereka ari ubutumwa bw'ingenzi wenda biba ngombwa ko mwaza gutanga, ariko ibindi bagenzi bacu dukorana twese tuba twabikoze twanabashe kuganiriza abanyarwanda. Tudatinze rero reka tujye ku kiganiro cyacu. Nifuje yuko tuganira, turi mu mpera y'umwaka, turi mu kwezi kwa 12, turiziza Noheli na Bonane. Usibye gusa ko turi mu mpera y'umwaka, tumaze n'iminsi twijije imyaka 11 y'ihuriro nyarwanda. Ihuriro nyarwanda rishingwa mu mwaka wa 2010. Mwafashe iya mbere ku ikubitiro umushinga ihuriro nyarwanda, muriha icyerekezo. Uyu munsi mubaje nti nyuma y'imyaka 11 yishubiza amaso inyuma mushinga ihuriro, niki wasangiza abanyarwanda, niki wabwira abanyarwanda kuva mushinga ihuriro mu mwaka wa 2010 na nyuma y'imyaka 11? Ese waba uri satisfied cyangwa waba unezejwe n'aho ihuriro rigeze magingo aya, cyangwa hari ubundi buryo ubibona nk'umuntu wafashe iya mbere ku ikubitiro mu gushinga ihuriro nyarwanda? General Kayumba. Murakoze cyane Serge. Icya mbere naheraho yenda ngewe no kutaboneka kuri radiyo kenshi, birumvikana kubera yuko nk'uko twagiye tubivuga, ihuriro nyarwanda rifite inzego uko rikora. Icya mbere dufite ubuyobozi, tukagira mwebwe nkawe ari wowe mukuru wa communication mu ihuriro nyarwanda, tukagira n'umuvugizi w'ihuriro nyarwanda. Ni ngombwa rero ko abanyarwanda bamenya ko ibyo tuvuga ari byo dukora, kandi ibyo tunenga tutabikora. Ngo noneho abantu bazajya bavuga Kayumba niba atavuze nayo igize iki, hatavuze Hakizimana, ubwo ihuriro ntiribaho. Hari n'abavuga ngo ihuriro ni irya Kayumba, ariko cyangwa ni irya nayo igize iki, cyangwa ni irya Condo. Ariko ndibwira ko ubu ngubu abanyarwanda bamaze kumenya ko ihuriro rigizwe n'abayobozi, kandi buri muntu agomba gukora akazi ke. Ibyo rero niyo mpamvu kenshi tureka abashinzwe communication bagakora akazi kabo, tukareka umuvugizi w'ihuriro akarivugira, tukareka umukomiseri akavuga ibyashinzwe akarubivuga,
atari ukuvuga ngo noneho nibajya kuvuga iby'ubuganga hazavuge Kayumba, najya kuvuga ibya kominikasiyo havuge Cyondo kandi hari Serije. Ibyo ni ikintu cyangombwa tugomba kwitoza kandi tugomba gushimangira. Nibyo koko tumaze imyaka 11 ihuriro nyarwanda rishinzwe. Abanyarwanda rero kubera akababaro baba bibwira ko ari ibintu yenda byakwihuta, ntabaye bamenya ko hari ibintu bitandukanye, kuko twebwe turi muri struggle rero na kudeta ni ibintu bitandukanye. Kudeta abayikora bafata amasaha bakagenda bagafata radiyo, noneho bakavuga ko bavanyeho ubutegetsi, ariko struggle aho ziva zikagera zifata igihe. Kubagiye bakurikira history ya struggle ni kuri ya bimera. Ugiye kureba yenda wareba nka za struggles izo zo muri za Ethiopia, izo muri Eritrea, izo muri Uganda, yewe n'abari bari mu Rwanda imyaka bamaze. Maze hari ubwo abantu bamwe bajya bibwira bati imyaka 11. Uwajya kunyereka akanyereka struggle y'abantu bakoze mu myaka 11 bakabararangije ntabo nabona, kuko n'abari bari mu Rwanda imyaka bamaze mwese murayizi nabo barayizi. Ibyo rero nuko abantu bakwiye kubyumva bakamenya ko habaho itandukanirizo yenda y'abantu bari muri struggle n'abantu bagiye muri kudeta. Cya kabiri, hari nkuko warumbajije uti ubona yenda ihuriro nyarwanda ryarungutse cyangwa ryarakoze iki. Icya mbere hariho gushinga ihuriro nyarwanda ubwaryo, noneho no kuriha icyerekezo. Ubwo murabizi tugira impapuro zacu cyangwa ibitugenga bikumiye muri policy document, aribyo bigaragaza ibyo tugamije, bigaragaza indangagaciro zacu, zigaragaza n'ibindi byose tugenderaho. Tukagira amategeko atugenga. Nyuma y'ibyo tumaze kubikora, habayeho gushinga structures z'ihuriro. Aho tuvugira ntabwo bajya muri Australia ngo umuntu akubaze ihuriro nyarwanda RNC bakubwira ko batarize. Muri Europe hose nuko. Muri aka karere turimo nabyo nuko. No mu Rwanda ubwaryo bwaho bakubwira ko babaga RNC. Ibyo rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Kugira ngo ibyo ushobore kubikora, structures ni ngombwa kugira ngo abantu bashobore kugira uburyo bagomba gukoreramo. Hamwe noneho ubwo habayeho no gushakisha abayoboke. Aho tuvugira ihuriro nyarwanda ntabwo tubura abayoboke nibura nk'ibihumbi nk'ijana. Wavuga cyane cyane abari mu bihugu byose byo nakubwiye, ariko cyane cyane mu karere. Ubwo rero ibyo ntabwo ari ibintu wavuga ko byoroshye ngo wabikora mu mezi 2 cyangwa mu myaka 2. Ibyo bikorwa mu gihe cyangombwa. Icya gatatu nuko twagerageje kumenyekanisha ihuriro nyarwanda no mu mahanga. Ntabwo nibwira ko ibihugu byose yenda hafi, ntabwo navuga ngo byose ku isi, ariko byinshi byangombwa ubabwira RNC bakamenya RNC icyo ari cyo. Iyo rero ni diplomasi twakoze kandi yumvikana. Icya gatatu cya kane nuko habayeho kwiyorganiza kugira ngo dushakishe uburyo dushobora gukora akazi, kuko tugira abantu bagira mu ngendo, tugira namwe ibikorwa mukora bisaba ko bigomba guterwa inkunga n'ibindi bikorwa byose. Ubwo rero habayeho no gushakisha ko twabona umutungo. Ntabwo navuga ngo dufite umutungo uhagije nk'ihuriro nyarwanda cyangwa twifuza, ariko dufite uburyo dukora, kandi ibyo dukora byose tukaba twashakishiriza uburyo twashobora kubigeraho. Ibyo rero ni ibintu nabyo bikomeye. Nkumva rero mu magambo make nakubwira ko muri iyi myaka ari ibyo tumaze gukora, kandi ko tumaze gukora n'ibindi, ariko cyangwa nuko nibwira ko dufite abayoboke kandi ko tumaze kwiyongera ku mubare dukeneye. Murakoze cyane. Murakoze cyane General Kayumba. Hari ikintu uvuze cyo kubaka inzego cyangwa kubaka structure ku bantu badafite experience mu bintu by'impinduramatwara, mu bintu bya za struggle. Baba barumva ari ibintu byoroshye kubyuka mu gitondo ugahindura ubutegetsi.
uravuze uti intumbero yacu ntabwo ari gukora kudeta ngo twumve ko twafashe radiyo twafashe banka twabohoje aha n'aha kugira ngo tuzane impinduka. kubera icyo tuvuga ngo turubaka sitirigitire, turubaka amahame mu bantu, turashyiraho abayobozi bumva icyo bita demokarasi. bamwe baba batumva iyo porosesi yo kubanza kubaka abantu mbere yo kubaka ubutegetsi bubyara digitatire. icyo ni ikintu kimwe iyo tukivuga ubona ko abantu batacyumva, kubanza kureka abantu bakiyubakira sitirigitire, bakabanza bakamenya icyo baharanira mbere y'uko bajya no mu bikorwa byaba bikomeye kuruta ibyo byo kubaka sitirigitire. kubera icyo aho hantu haba hagoye ku banyarwanda cyane cyane batabaye muri sitarago nkawe warwanye mu ntambara zo kwa Museveni, warwanye mu ntambara za FPR. izo sitirigitire mwubatse nkeka ko ari nazo zituma mugera ku cyifuzo cyanyu cy'urugamba mu Rwanda mu yindi nzira. ariko usanga muri iyi minsi iyo ubwiye abantu ngo twubake sitirigitire dukoreramo tunubahane, usanga abanyarwanda batabyumva, bavuga bati nimwihute mwihute mwihute. nibyo Serge, kuko abanyarwanda ntabwo bamenyereye kuyoborerwa muri institutions. abanyarwanda bamenyereye kuyoborerwa abantu, kuba umuntu ayobora ari uyobora wenyine atari institutions. nayo mpamvu ubona mu Rwanda tugira ibibazo. ni biri historical. urabizi ubundi mu Rwanda nyine habaga hari umwami, hakaba umutware, akagaba, akagira, akanyaga. ndibwira ko no muri nyuma y'ubwami haje parimehutu, abo nabo uzi ko ababazaga bati bimeze gute, bavuga bati abo bataye umurongo. ni ukuvuga ko bagomba gukurikira umutegetsi, nta institutions ziriho. igihe cya Habyarimana nyine yari kudeta, ubwo ubutegetsi bwa gisirikare burumvikana, bo baranabuvugaga. ariko urabona no muri FPR ubu ngubu nta institutions zibaho. Kagame arahaguruka akavuga ati ndakora ibi ngibi, ntawe ushobora kumunyomoza. nta muntu wavuga ati jyewe mu Rwanda ubu ngubu yenda mfite ibyo bandega, ubucamanza buzandenganura. reka da, ubucamanza baba bubwiye icyo bagomba gukora, muzamukatira imyaka iyi n'iyi. nuko urwego rw'inshingamategeko ariyo pararoma, nta nubwo bavuga ngo ishobora kuri hariya ivuga iti yenda akaduhamagare guverinoma na Kagame ubwe azakora accountability. ntibishoboka. Government ariyo cabinet ni igikoresho cy'umuntu, ahindura uko yishakiye, agafunga uwo ashaka. Structures rero icyo zikora ni ukugira ngo zitangire kugisha mu bantu institutions uko zikora, none abantu bakamenya ko bazarenganurwa na institutions, ko bazakorera muri institutions, ko atari ikintu cy'umuntu umwe. Aya niyo mpamvu rero twebwe muri RNC twumva ko structures ari ngombwa. abantu gukoreza muri structures, ejo bakazamenya ko institutions arizo ngombwa, atari umuntu. nicyo kibazo, kubera yuko n'ubu ngubu kujya kumva mu Rwanda baravuga Kagame atari muri ibi ngibi nta cyashoboka. ariko abantu bakwiye kumva ko hakwiye ko hari institutions zarizo zikwiye kuba zibagenga. arahaguruka umunsi uyu n'uyu akirukana runaka, agapromotinga abasirikare, akagira gutya, umuntu umwe agakora ibintu nk'ibyo. ibyo ntibikwiye kuba bihari. institutions cyangwa structures nizo zikwiye gukora ibyo ngibyo. niyo mpamvu rero twebwe muri RNC ariko tubikora, tukumva kandi ari ngombwa, kubera ko zidahari tukaba dusubiye mu byo turimo kurwanya. urakoze ku gisubizo cyiza kinumvikana aha ngaha. kubera iki umuco wo kubaka strong man, wo kubaka umuntu umwe uba mu banyarwanda cyane nk'uko wari ubikomoje, ndagira ngo numve icyo ubitekerezaho. uzumva bavuga bati RNC ya Kayumba Nyamwasa, ntibarebe sitirigitire dukoreramo, bakakubona bati Serge wa Kayumba Nyamwasa, bakakubona bati Condo wa Kayumba Nyamwasa, ntibarebe ko turi abaparteneri duhujwe na koze imwe, dukorera muri institution nk'izi cyangwa sitirigitire nk'izi, z'uko dufatanya n'abanyarwanda tukabigisha. uwo muco ubona uturuka ku ki? nanone wari uvuze uti wenda ni umuco w'ubukoroni na gihake, ni umuco w'ubwami bwabayeho, wenda byatwokokiyemo n'umunsi turajyagendana nabyo. nagira ngo numve icyo utekereza aho ngaho, no muri iki kinyejana ubona ko abantu bagifite iyo mindset, ishyaka rya Kayumba, ishyaka rya kanaka, batareba institution umuntu akoreramo na sitirigitire ngo bavuge bati iriya ni Rwanda National Congress, Kayumba n'umwe mu bayobozi bayo, cyangwa Serge n'umwe mu bayobozi bayo. biterwa n'iki?
absolutely biterwa nyine n'ibyo ngibyo cy'abantu kutamenyera demokarasi, kutamenyera institutions, bakumva umuntu aho kumva institutions. Njya mbibona RNC ya Kayumba Nyamwasa, nta RNC ya Kayumba Nyamwasa ibaho at all, kuko twahuriye mu buhunzi twese, tumaze guhurira mu buhunzi twese twishyira hamwe dushyiraho RNC. Umuntu rero uhabura akavuga ngo RNC ya Kayumba Nyamwasa ntibishoboka, kuko icyo bitashobokera, jewe nta prison mfite ngo niba kanaka yenda avuze ati Kayumba ntabwo mwemera ngo nzagufunga, ntabwo mfite polisi igomba kuza kugufata. Ushaka kundwanya, ushaka kumva ko atemera ibyo nkora, abivuga uko abishaka, kandi bagiye babikora, nta nicyo nabatwara, kandi ndanabishima njyewe, nta nubwo nabyitayeho, uko abantu babyumva. Ni nk'uko tugiye guha abantu umwanya bakavuga ibyo batekereza. N'igihe tugiye mu nama ya RNC, ibyo ari byo byose ushobora kuzana igitekerezo cyanjye, ariko ntabwo bisobanura ko ibitekerezo byose ibyo mvuze byose bigomba kwemerwa. Kimwe hari ibyo nashobora kuvuga abandi bantu ntibabyemere, kandi nabyo biranshimisha. Maze rero ikibitera Serge, abanyarwanda ntabwo bazi umuco wo gukorera muri institutions, wo kumva ko institutions arizo zibarengera. Ni nayo mpamvu n'ubwo mu Rwanda abantu bumva RPF ari ya Kagame, kandi ko twayivuyemo kubera ko twangaga ko tutaba muri RPF ya Kagame. Ubu rero nanjye ntabwo naba ndahangaha ngo numve ngo noneho yaba RNC ya Kayumba, ibyo ntibyashoboka, kandi namwe ntimwabyemera. Icya kabiri, ababivuga ba underratinga cyangwa ba underestimatinga abantu bari muri RNC. Umuntu akajya kumva nkaho Serge ngo uri muri RNC kubera Kayumba, kandi naragusanze uri umugabo witunze wibeshejeho. Umuntu akajya gusanga negize iki ariho coordinator wa RNC, akumva ko abamutoye batamwemeraga. Icya gatatu, ntibamenye ngo iyo biza ko ari uko nanjye nashaka kugira ngo njye kwibara RNC najya kubyitureza, ariko ntabyo nakoze. Ni ukubera ko numva ko hari abandi bagomba kuyiyobora, kandi nabo babifitiye ubushobozi. Ikibazo rero ni iki ngiki, aho kugira ngo igihugu bakitirira abanyarwanda, bakitirira umutegetsi, aho kugira ngo institutions bazitirire abazirimo, bakumva nazo ari iz'umutegetsi. Ibyo rero nibyo bibazo, twe rero nibyo turwanya. Nkaba rero nshaka kuvuga no kugira ngo nkangurire abanyarwanda, cyane cyane abari muri struggle, kugerageza gukorera muri institutions, no kumva ko tugomba no kubaha bagenzi bacu dukorana nabo, ukamenya ko ibyo ukora atari ibyawe wenyine, ibyo ukora ubikorana n'abandi. Icyo nicyo kintu cyangombwa, kandi tugereza kwimakaza mu ihuriro nyarwanda. Ariko ibyo ntibibuza n'uwava mu ihuriro nyarwanda ashobora kugenda avuga ati yenda avuga Kayumba, yenda arabumva arugenda avuga Serge, ndagenda avuga Cyondo. Ibyo niko bimera, kuko haba muri mu butegetsi, haba muri struggle, abantu bose ntabwo bavuga ngo warabashyize mu bwato nka buriya bwo muri RPF. Abantu bose baba bari barije individually kandi consciously, bakaza ko bumva bagomba kuza aho ngaho. Ntabwo rero wajya kuvuga ngo ugomba kubafatira muri ibyo ngibyo. Ugiye rero akagenda avuga nabi, ibyo nabyo ni uburenganzira bwe. Ntabwo tukwiye kwibwira ko abantu bose bazatuvuga neza, hari aho ushobora kutuvuga nabi, kuko muzajya muri ubutegetsi bugendera kuri demokarasi. Yaba umuyobozi, yaba umutegetsi ku rundi urwo ari rwo rwose, ntabura abamunenga, ntabura batamuvuga neza. Ibyo rero ni ibisanzwe. Kuvuga rero bati RNC ya Kayumba, ntabashaka guharabika, ntabashaka guharabika, kuko RNC nishobora kuba iya Kayumba. Uri muri Amerika, ndi muri South Africa, ubu se naguhatira gute kugira ngo uyu munsi ukorere kuri radio uje uzasibe cyangwa ugire gute? Wowe ukora kubera yuko ibyo ukora ubyemera, atari ko kanaka yabiguhatiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane General Kayumba. Ibyo uvuga nibyo, kandi ndanabishimangira buri munsi kuri radio no hanze ya radio. Nibyo dushimangira tubwira abantu duhura muri za community zitandukanye, ariko kuko wenda ihuriro nyarwanda ariyo projet yacu dufite, kandi abanyarwanda bakaba dufitiye icyizere. Ihuriro nyarwanda rikaba ariyo mizero rukumbi y'abanyarwanda nk'uko tubyigisha umunsi ku munsi. Abanyarwanda baba batubaza, kandi n'impamvu batubaza, batubonamo icyizere. Burya iyo umuntu aguhoza ku nkeke akubaza ibibazo,
abagufitiye trust, abagufitiye icyizere cyo kugira ngo nawe abe sure cyangwa abe ari sire, kuko abashaka gufatanya nawe urugendo rw'ejo hazaza. Critique ni nziza burya, n'abatunenga ni biba byiza ko bituma tunikosora, ariko mu gihe mvuga ngaha nti turacyafite urugendo, kuko dushaka gutanga demokarasi mu banyarwanda, kandi abanyarwanda benshi bahitamo dictatorship, bavuga yuko bakunda kuyoborwa. Ukeka dukwiye gushyiraho amasomo ya demokarasi mu banyarwanda? Ni gute abanyarwanda new generation cyane cyane ndavuga abakiri batoya, ubu natwe turimo tugenda dukura, abato babasha gute kumva yuko demokarasi bayigiramo uruhare, bakumva yuko bafite ubwo burenganzira, kuruta muri mindset abantu bakuru ubona bahitamo kuyoboka no kuyoborwa ugasanga byarabakokeyemo? Serge, rero buriya histoire ni ikintu gikomeye cyane, kandi na experience ntabwo mfite uko wabigenza. Histoire ni uko nakubwiye ko abantu bakuze, n'ababaye mu bwami, ababaye muri MDR, n'ababaye muri MRND, n'abari no muri FPR, urumva nibo bantu bakuru. Nta kindi kintu bazi uretse ibintu biba bishingiye ku bantu n'igitugu, nibyo bazi. Ibyo rero bindi bishya yenda ntabwo bisobanukiwe. Ariko rero ndibwira ko mu yindi myaka buriya butegetsi butakiriho, kuko ubutegetsi ni totalitarianism, ni hahandi aho umuntu atavuga, uvuze arafungwa, unenze baramurigisa, uvuze ati ariko ibintu byahinduka bamushyiraho inkeke agahunga. Ibyo rero buriya butegetsi butakiriho hazabaho ibintu bibiri. Icya mbere ni uko hagomba kubaho kwizinga no kureka izi institutions zigaha abantu amahoro. Izo ni institutions iz'ubuyobozi, izo institutions iz'ubucamanza, institutions z'inshingamategeko, institutions z'umutekano. Ibyo abaturage abo bakagera ku isi, n'abaturage badakunda kwishyira ukizana, abantu bose barabikunda. Abatabifite nuko baba barabibuze, bafite uwabibimye. Ibyo bibahaye bahita babibona. Urugero naguha, yenda ni nka muri South Africa, mu gihe cya apartheid hano, washobora kujya n'ahantu mu mujyi udafite icyangombwa bakagufunga. Icya kabiri, bagukekagaho ko yenda ushyigikiye ANC, bakakubuza ugapfa. Ariko hano ubu ngubu muri South Africa abantu barahaguruka bakavuga uko batekereza Ramaphosa na Zuma, bakamufata bakamufunga. Abaturage bakavuga ati inkiko mureke zikore. Ibyo ni cyo twabuze. Rero ikibazo ni uko abanyarwanda batari bagira igihe cyaho bagomba kumva ko izo institutions zikora. Mu gihe zakoze rero abantu bakisanzura, ibyo byose abantu bose bazabibona, baba abasaza, baba abo mu myaka hagati nk'amwe, haba noneho n'abatoya bahora kuri social media, bose nibyo bifuza. Ikibazo rero dufite ni uko nta muntu n'umwe uri mu buyobozi wari wigira bibaha, ntibarigira babibona. Babibonye nabo byabashimisha, kuko ni nabyo baharanira. Abagiye gukuraho ubwami bashakaga kwibohora, abakuyeho parimuhutu nabo bumvaga bibohora, abavanyeho emirende nabo bumvaga bibohora, n'abashaka kuvanaho FPR nabo bagomba kuba bashaka kwibohora. Icyo bivuze rero ni ukuvuga iki? Kubera ko Abanyarwanda bashobora buri gihe bashaka kwibohora, nuko kugeza iki gihe bahora baboshywe. Umunsi rero uwo mugozi waboshye uzavaho, bakumva ko bagomba kwishyira bakizana, ibyo bizakunda. Urakoze cyane General Kayumba. Umwe mu bakunzi baraditahuka yarambajije ati nzakubaze icyo utekereza kuba ihuriro nyarwanda rihoza mu majwi mu Rwanda. Ihuriro nyarwanda rihozwa mu kanwa k'ubutegetsi, mu binyamakuru bya propaganda. Hari igihe babyuka mu gitondo bati ihuriro nyarwanda ryarasenyutse ntirikibaho, ni muryame mutekane, ntabwo rizagera mu Rwanda. Bwacya mu gitondo bakongera bati ihuriro nyarwanda ryazuye umugara, abantu bose barigana ku bwinshi. Uwanditse inyandiko article ahimbara yasohoka bati ari muri RNC ya Kayumba, Rushugiro Tribert ari muri RNC ya Kayumba, Kanaka ari muri RNC ya Kayumba. None ukibaza uti
kubera iki ubutegetsi bwa Kigali, ndagira ngo mbirebe muri angre y'umuntu wanariza politike, bafite indimi nyinshi bakoresha. Umunsi umwe bati ihuriro nyarwanda ntabwo rihari, ni opozisiyo itazagira ikigeraho, ni opozisiyo yubaka isenyuka, abantu bararyana bayivamo, barasebya Kayumba cyangwa barasebya ihuriro. Ubundi bwaca mu gitondo bati RNC ifite imbaraga, iri mu karere, irubaka imbaraga, ibihugu birayishyigikiye. Mubisobanura mute ku banyarwanda baba babaza ariko se ni ukuri ihuriro nyarwanda muracyariho, ibyo ibibavugwaho ni ukuri? Mubisobanura mute ku bantu bamukora analysis za politiki? Igihe bakuvuga ni uko ugomba kuba uriho, utariho nta wakuvuga. Ko rero ihuriro nyarwanda hari abarivuga, hari abari mu Rwanda, hari abari hanze, nuko ihuriro ririho. Ritariho nta warivuga, barivuga kubera ko ririho. Ariko buriya ubundi mu butegetsi bw'igitugu, igihe habayeho abantu bagomba kumva bafite ibintu bihinduke, aho kugira ngo bavugishe bumve icyo bavuga, icya mbere babahimbira amazina, bakabahimbira ibitutsi, bakabahimbira ibyo bababeshyera. Icya mbere ihuriro nyarwanda bavuga ati ryarasenyutse ntabwo ririho. None urabizi, nabo barabizi ko bafite inzego z'iperereza, bafite iki. Ihuriro nyarwanda aho ryari ridafite abayoboke nahagana he, yenda mu bihugu byinshi by'i Burayi na hano muri Afurika, barabizi. Ariko ntabwo bwari bwo bwa mbere. Urabizi yenda wowe ukiri n'umwana mutoya, nabigiye bari ku rugamba bavugaga bati ziriya ngegera, bati zihekenye ibitiritiri, zarashize, bashinga n'indirimbo ziririmba ko ibintu byarangiye. Kandi koko kugeze gukubitika kenshi, tujya no muri Kagera uko twanganaga, bamwe baragarutse abandi barahasigara, abandi bararirimba ko intambara yarangiye. Ibyo rero ni ibisanzwe. Kuba rero bariya bavuga biriya nuko ni propaganda. Cyambere propaganda yo gushimisha abanyarwanda bari mu guha icyizere abantu bari mu Rwanda no kubabeshya. Igihe urebye Serge ukurikira mu Rwanda mu cyumweru hahunga abantu bangana gute? Hahunga abantu benshi. Igihe se bagiye bajyahe? Ntabwo bose n'abajya muri RNC, bajya no mu yandi mashyaka, abandi hari n'abatajya no mu mashyaka na gato, ariko hari benshi bajya muri RNC. Ibyo bibwira ko bivuze iki? Igihe uyobora igihugu ukabona hari abantu bahunga bagenda, ukwiye kwibaza uti aba bantu bagenda bajyahe? Icyo ukwiye kugitekereza. Kandi ibi ni ibintu bimaze imyaka n'imyaniko, bakwiye kumenya uko biteye. Icya kabiri, leta aho ziva zikagera zigira uko zikora ibintu byazo. Hari abamenya ko hari ikibazo bakagishakishiriza umuti. Abenshi rero babishakishiriza mu kuganira no kuvugana nabo bumva ko batandukanyije nabo ibitekerezo. Ariko mu Rwanda babitekereza mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ugushaka kwica, ni ugushaka gufunga, ni ugushaka guharabika. Ibyo byose rero nibyo bakora. Ibyo rero nibyo niko bimeze. Uwaba ari hanze rero yenda akanenga RNC, we ntacyo namuvugaho, ariko icyo namuvuga ni uko akwiye kuvuga nawe ibyakora, akavuga ibyananiye RNC nabyo akayibirekera, we ntagakora ibye. Kuko nk'ubu ngubu turi hano muri RNC tukiha gahunda yo kuvuga iby'andi mashyaka adakora, ibyayananiye, ibyo nabyo ntabwo byaba ari byo, kuko dukwiye kuvuga ibyacu. Ariko nyine hari ushobora kuba adafite ibyo avuga, akumva gusa ibyo yavuga ari ukunenga iby'abandi, w'ibyo adafite byakora. Njye navuze ibyo dukora muri RNC, ibyo abandi bakora ntabwo mbizi, kandi nta nubwo ari inshingano zanjye kuvuga ibyo bakoze neza n'ibyo badakora neza, ibyo ni ibyabo. Ariko kubereye mu Rwanda byo ni propaganda baba bakoresha kutwita ko turi abaterroristes,
kutuvuga ko waba uri umuteralisiti ukajya muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu Bufaransa, waba uri umuteralisiti ukajya mu rwego rw'umutekano mu Bubiligi, ese waba uri umuteralisiti ukajya noneho kwisobanura mu rwego rw'umutekano yenda hano muri South Africa. Abateralisiti baba bihishahisha ntibavuga ibyo bakora. Twebwe ibyo dukora tubivugira ku mugaragaro, tukabigaragariza buri wese, ntabwo twihisha. Maze rero mu Rwanda bo ibyo batuvuga ni propaganda, nabo bayibakozeho igihe kitari gitoya, ariko ntabwo byababujije kugera ku nshingano bo bari barihaye. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ukiri aho nanone turabimenyereye, baba babwira abantu ati muve muri RNC, muve muri RNC, murakora iki muri RNC? Ubona ni ikibazo mpora nibaza, wa mugani, niba ari politiki ya leta idiployinga n'abantu hano hanze iti mwitandukanye na RNC, ugasanga umuntu akubwiye ati turashyirwaho igitutu tuve muri RNC. Hari uburyo bwinshi leta zikoramo nk'uko wari ubikomoje aho ngaho, ariko ugasanga nanone hari n'abandi babikora indirectement batabizi, wenda bati akaba avuga ati wenda sinkunda Kayumba, wenda mfite ubwoba ko Kayumba ashobora no kuba umuyobozi, ugasanga umuntu afite paranoia wenda ko ejo bihindutse ari uzaba umuyobozi, ugasanga aravuga ngo mwitandukanye na RNC. Ibyo byo mubivugaho iki? Ubundi izo ni inshingano za leta kugira ngo yumve igomba gusenya abayirwanya. Ntimuzibwire ko leta y'u Rwanda mu nshingano zayo ari ugufasha opposition. Hari abajya babitekereza, ngewe nkibaza ko byaba ari mu kwibeshya. Leta y'u Rwanda cyangwa FPR ntabwo iriho kubaka RNC. Oya, bo ku bwabo ari ku bwabo nyine RNC yavaho. Ibyo rero twebwe abashaka kugira ngo duhindure ibintu mu Rwanda twikwa tubizi, tukaba tuzi ko RPF na leta yabo kumva ko bashaka ko RNC isenyuka nta gitangaza kirimo. Ni inshingano bamwe banahemberwa kugira ngo ibyo babigereho. Ibyo rero biturutse aho ngaho ngewe ntabwo bintangaza. Ibyo nibyo dukwiye guhora twiteguye ko ari byo bagomba kuvuga. Natwe ubwacu FPR isenyutse, none se wowe byakubabaza? Kuki se wowe wumva bo umwebwe musenyutse bumva ko bitaba? Icyo nicyo kintu kimwe dukwiye kumenya. Umva rero kumva ko ibyo babivuga kandi yenda babishyiramo amafaranga bakajya n'ingufu zo gushaka kubikora, njye nta gitangaza njya mbibonamo. Yenda hari abo bumva bitangaje, njyewe ntabwo byantangaza kumva ko bashobora kugira ngo bagomba kutwubaka. Bitangaza iyo wumva none bitwa ko nabo baharanira impinduka mu Rwanda aribo babikoreramo ubukangurambaga, kandi nabo byitwa ko ibyo duharanira nabo ari byo baharanira, bakaba aribo babishyiramo imbaraga cyane aho ngaho. Nyeka kuri icyo kintu gitangaza abanyarwanda. Noneho kuri urwo rwego rero rwo yenda abari mu rugamba rwo impinduramatwara, noneho akumva ko gahunda ye ari iyo gusenya RNC cyangwa n'undi cyangwa n'abandi, ni ukubera ko ubwo abatiyizera, kuko aramutse yiyizera yakavuze ko agomba kubaka ibintu bye, ntajye kuvuga noneho uko yubaka iby'abandi cyangwa uko abisenya. Aho n'ikibazo ni ukutiyizera cyangwa kuba udafite ibyo ukora. Uramutse ufite ibyo ukora byumvikana wavuga ibyawe ntujye kuvuga iby'abandi. Abo rero ngewe nicyo nabavugaho nta kindi, nuko baba batiyizera ngo bumve ko bafite ibyabo bakora, none hari ibyo bashyira imbere ahubwo bakajya gushyiraho iby'abandi. Tuvuge nk'ubu ngubu uyu munsi jyewe cyangwa we Serge uvuye muri RNC ukagenda, kuki cyaba ari ikibazo mu rindi shyaka runaka kumva ko Kayumba cyangwa Serge yavuye muri RNC? Ni ikibazo cyawe se? Ni ikibazo cya RNC? Birakurebaho iki se? Werebe iby'iwawe, iby'abandi bireke. Aho rero nicyo kibazo aho kiri. Nibwira ko bamwe bumva ko niba bafite ibyo bavuga, niba bafite ibyo bakora, ntibafite n'ibyo bashobora kugaragaza, uretse kumva gusa ko bakumva bavuga iby'abandi, kuko aribwo buryo bumwe bakoreramo. Ikindi rero abantu ubu ngubu hari amaradiyo menshi yaje, abantu benshi bagira amaradiyo, social media bakavuga, hari ubwo umuntu avuga yabura yenda n'icyo avuga
agashakisha n'igidafite akamaro akumva ari cyo agomba yenda kumva yatangaza kuko agomba kugira ibyo yatangaza. Ibyo nabyo birahari. Abo ngabo rero bo nuko nabyumva nuko baba batizeye bo ubwabo ku giti cyabo ngo bavuge ibyabo aho kumva ko bagomba kuvuga iby'abandi. Naho ku bya leta y'u Rwanda bo ntabwo nibwira ko twizeye ko ibyo batabikora, ariko bakwiye kumenya ko ni no mu nyungu zabo abenshi ko opposition ikwiye kubaho, ko na RNC ikwiye kubaho. Uzareba ibihugu birimo opposition, abaturage babirimo baratekana, ugize ikibazo akamenya ko opposition izamuvugira. Bamwe muri abo birirwa batwamagana, birirwa badutuka bo mu Rwanda, twebwe ahubwo tunabavugira igihe bagize n'ibyago. Bakwiye rero no gusubira inyuma bakareba bati harya bariya turwanya twirirwa tunarwanya ko mbona aribo banatuvugira. Ibyo bikaba, ariko bo abenshi ntabwo ari ko babitekereza. Icya kabiri, abenshi muri bo baba babitegetswe. Genda naguha urugero, urabona reka mvuge iki ngiki yenda ntabwo nifuza kukivuga. Ejo bundi narimo kureba kuri izi za social media, mbona ubukwe bw'umwana wa nyakwigendera Munyagena Fred Rwigema. Ngiye kubona mbona Kagame arimo kuvuga, atangira kwataka umwana wa Fred. Ibintu bitabaho mu muco wa Kinyarwanda, ibintu ntaye nigera mbona no ku rupfu, haba mu bukwe, haba ku rupfu, haba ku muntu wabyaye, ibintu ntarigera mbona. Icyantangaje, nagiye kubona mbona abantu nzi twabanye barakoma amashyi. Abonye Amasoni Porotazi arakoma amashyi, mbona Maneko na Samu Nkusi arakoma amashyi, mbona n'abari abandi bose na Tito Bato Rutaremara barakoma amashyi. Serge, ni ukuvuga ngo nuyo nk'umwana ari yaba ari umwana wa Kagame, ngewe umuntu akajya ahangaha akumva ko yajya no kujya kumuharabika, ntabwo nabyemera. Kandi nawe arabizi, Kagame twarabanye, n'igihe ashobora kuba yanabwira nabi n'umwana we hari naramubwiraga nterende, cyangwa n'umusirikare namubwiraga ko ariko ibingi biyenda wibigira gutya. Icyo nshaka kubwira ni iki: kubona abantu mu Rwanda bagenda bakaduharabika bakadutuka, si uko babikunda, si uko babyifuza. Kubona bakoma amashyi ko bavuze uriya mwana ni ikintu muri FPR nakwita ko ari sakirego. Niyo umwana yaba yenda hari ibyo yabakora, ari kujya kumuvugira mu bukwe kuriya mu buryo bumeze gute? Bishoboka biti? Yashobora guhamagara umubyeyi we akamujyana mu biro cyangwa akamushakira aho bahurira akamubwira ati kora ibi n'ibi. Kubikora kuriya abantu bagakoma amashyi, nicyo nshaka kuvuga, bagakoma amashyi, bakora nka biriya. Kuki batahaguruka bagatukana noneho na RNC? Ibyo urumva ko babikora. Hari abantu bari hanze bambwira bati b'abasirikare, twaragendaga tukajya kwa Akabariro bamaze ibyumweru 2 baramufunze, tukamubwira ngo ambara uniform, ngo ari ingando nugerayo ariko ngo nugutwa Kayumba. Agaruka akagenda akajya kubikora kandi afunze. Ibi nashaka kubwira ngo abo mwumva batuka RNC abenshi si uko babishaka, nicyo nashaka kubwira. Niyo mpamvu nkubwiye iyo story, si uko babishaka. Icyambere nuko bagomba kubikora kugira ngo yenda bigaragaze neza imbere y'ubutegetsi. Abandi barabikora kugira ngo yenda ejo bazabona akazi. Abandi barabikora kubera yuko babibategetse. Maze rero mu Rwanda hari ikibazo. Opposition ntabwo abanyarwanda bajya bayibona nk'ikintu cyabafasha. Opposition bayibona nk'umwanzi. Ntabwo ari twebwe twenyine, n'abari abayingabire n'abandi bose bumva ko ari abanzi. Kandi nyamara dushobora no kutumvikana na Kagame ushobora kutumvikana, ariko ntabwo wavuga ngo ngewe ntabwo numvikana n'abanyarwanda bose. Kagame washobora kumfata nka enemy, ngewe ntabwo mufata nka enemy, ariko washobora kumfata nka enemy kandi n'uburenganzira bwe. Ariko ntabwo ngewe ushobora kuvuga cyangwa RNC ngo ni enemy w'abanyarwanda. Ibyo ntibishoboka, kuko igihugu ni icyacu, tugikunda nk'uko n'abakirimo bagikunda.
ibi rero mbikubwiye nkwereka ko igihe muzajya mubona hari abavuga nabi RNC cyane cyane bari mu Rwanda, abenshi si uko ariko babitekereza, babikora kubera ziriya mpamvu nakubwiye. Abandi bari hanze ngira ngo baba babuze ibyo bavuga. Serije ubu ngubu ntabwo nahaguruka ngo njye kujya kuvuga ngo ibiba mu rugo rwawe mvuga iki, ntabwo mbizi, nta nubwo njye no kubishakisha. It's none of my responsibility. Wowe waba uri mu rindi shyaka runaka ukajya gushakisha ibyo muri RNC, wavuze iby'iwawe ushaka iki? Aho rero ni hahandi aho wumva hariho abantu bakora mu cyongereza bavuga intrusion, ikintu cya intrusion, kwinjira kujya gushakisha ibitakureba. Urakoze cyane. Urakoze cyane General Kayumba. Nibyo n'urwo rugero rutanze General Kabarebe tariki ya 20 hari inkumba nibyo yakoze, yongera guhamagara urubyiruko ngo kurwanya enemies, kwidentify enemies, abanzi ngo bari ku mbuga nkoranyambaga, ngo birirwa bavuza induru gusa, ngo bari mu mashyaka. Donc nk'uko wari ubitanzeho urugero, nibyo yakoze tariki ya 20. Ndagira ngo noneho tukiri aha ngaha, abanyarwanda bamaze imyaka 2 igiye kuzura bari muri covid. Umwaka ushize twakoze ikiganiro kirekire kirambuye ugira inama leta y'u Rwanda, uvuga uko byari bikwiye kugenda kugira ngo bafashe abanyarwanda bari mu bihe by'amage bya covid-19. Kiriya kiganiro cyaranakunzwe cyane cyane ku bantu turi hano, usibye ko nyine abanenga bahora bahari, hari n'abandi b'abanyapolitike bitwa ko bari muri opposition nabo babikozemo ibiganiro banenga, bavuga batari ku ninde wahaye Kayumba mandate yo kuvuga kuri covid-19. Wamugana kugira ngo bo barebe icyo babwira abanyarwanda, bajya kujora ikiganiro cyawe, ariko sicyo cyatuzinduye aha ngaha. Ahubwo no kuvuga ku myaka igera kuri 2 abanyarwanda baracyari hahandi twari turi ku ikubitiro muri za nama wavugaga yuko icyari kikwiye gukorwa kugira ngo leta yite ku bene gihugu babo. Ubu tuganira magingo aya amabwiriza akakaye, kujya muri taxi, kujya mu rusengero, kujya hanaha, ni ibintu abanyarwanda bavuga bati biratugoye bitewe n'uko ubutegetsi burimo buradukira amabwiriza tudafitiye n'ubushobozi bwo guhangana nabyo. Kandi ku rundi ruhande yama minibus cyangwa amataxi ya Kagame baravuga bati mushobora kujyamo ko mungana. Yaba ibitaramo byateguwe na Kagame na famiye, ibyo nta kibazo. Kuryo baravuga bati RNC rwose nyamuneka mujye mwihuta, nimutinda sinzi ko ari muzaramira. Urumva ni kakabaro k'abanyarwanda akubwira situation barimo, agahita nayihuza n'impinduka dora tuvuga ko ikeneye mu Rwanda, ugasanga rero ari ibintu biba bikomeye muri bino bihe turimo tuvuga ku myaka 2 ya covid, kandi ubutegetsi ntacyo bubariye abanyarwanda. Covid-19 ni icyorezo cy'isi ntawe utabizi, ariko kubera icyo u Rwanda rufata ingamba zitandukanye n'izibindi bihugu zifata, kandi mu gihe tuzi ko u Rwanda rudafite n'ubushobozi n'iyo covid ntawe uhakanye ko idahari, ariko ntabwo iri ku kigero nka South Africa cyangwa Amerika cyangwa ibindi bihugu. Ugasanga u Rwanda rufashe ibyemezo bikakaye bishyira abanyarwanda mu bindi bibazo by'umurengera. General Kayumba. Murakoze Serge. Kuba yenda hari ikiganiro natanze akagira abamwe bakinenga, ibyo byo nari mbizi, nari nabyiteguye. N'iki tuganira baraza kukinenga, ni ngombwa. Mvuze ibintu ntihagire n'ubinenga n'umwe byaba atari byo, kuko ntabwo mfite ubwenge bwinshi cyane bwamenye ibintu byose, cyangwa ngo mbe mfite ubushobozi bw'uko nasobanura ibintu byose ku byo byanyura buri muntu. Ariko aho rero kunengwa, abo banenga nabo nta proposal banatanze, baranenga gusa proposal ariko ntacyo bofaringa. Icyo nicyo kibazo rero, icyo nicyo kibazo. Ahubwo igihe unenga akavuga ati nibure yavuga gutya, iyo byagenze gutya, byaba na byiza kuko icyo gihe nanjye namwigiraho. Ariko uvuga gusa ko ari Kayumba wavuze akanenga, uwo nguwo ni nka byandi byo navugaga. Kuri rero kuri bya covid, mu by'ukuri ubundi covid itangira nk'uko twabivuze mbere, kuba harabayeho gufunga ibyo byarumvikanaga, kuko nta muntu wari uzi neza covid icyari cyo, uko iteye, uko izavurwa, n'uburyo abantu bagomba kugifatamo. Abantu rero kuba barafunze icyo gihe byo byarumvikanaga, ariko uburyo abantu bafungirwaga nicyo kibazo. Niba ugiye gufungira umuntu ntumuhe n'icyo kurya, ukamufungira mu rugo,
ni ukuvuga ngo naticwa na covid aricwa n'inzara. Mu Rwanda kandi niko byari bimeze, bafungiye abantu banga no kubagaburira. Icyo cyari ikibazo. Rero ikibazo kiriho ubu ngubu ntabwo bikiri ugufunga. Ikibazo ubu ngubu igikwiye gukorwa ni vaccination. Nicyo kintu cyangombwa, kuko covid tumaze kuyimenya kandi yibwira ko ubutegetsi bumaze kuyimenya, hanyuma n'abaganga kandi yena nabo barabafite, ndibwira nabo ko bamaze kubimenya. Waramaze kuvuga uti nta nubwo bafite imibare ingana n'iyo muri South Africa. Nibyo, n'ubu ngaho muri South Africa za moro zirakora, abantu barajya mu bintu byose kuko covid barayimenye, umuti warabonetse. Utaragiye kwikingiza ubu ngubu, niyo wavuga ngo ugiye gufunga no mu kwezi gutaha ntabwo azikingiza. Icyo gihe rero ntacyo waba ukora keretse ufunze igihugu igihe cyose. Icya kabiri, nabonye mu Rwanda ibi bibaye bahita bavuga ngo indege zo mu Rwanda zazaga hano mu bihugu byo muri mu majyepfo ya Afurika ngo barazifunze, nta bantu bakwiye gusubirayo. Ariko nyuma yaho baje gufatwa n'ikimwaro. Hafatwa n'ikimwaro kuko Afurika yose yavuze ko badakwiye kongera gufunga, kandi Abanyarwanda bo barahagurutse bafunga kubera yuko abazungu bari bavuze ko bagiye gufungira ibihugu byo muri Afurika. Ni bya bindi rero by'abantu bahora bishyira imbere. None se ubu ngubu abantu bamaze gukingirwa muri Afurika y'Epfo ubagereranije n'abamaze gufungirwa mu Rwanda mu mibare ntabwo bingana, ariko kuvuga ngo wafunze. Ibi rero njyewe nibwira ko habamwo kwigana, hakabamwo kwibonekesha cyane, hakabamo na bya bindi byo kwikunda, kuko nabonye bandika bavuga ngo batinyaga ko indege zabo zizamenya ko zaje hano muri Afurika y'Epfo, ngo noneho ngo bakazibuza no kujya ahandi. Nyamara waba none se ufite umuturanyi ngo nuko yarwaye ntujye kumusura, cyangwa ukavuga ko noneho utamuha n'umuti, cyangwa icyo wakora ari ukumuha akato. Ibi rero byo kumva Abanyarwanda uko bakora, bagafata abantu bakabaraza muri stade, ugafata abantu ngo nuko yenda bakererewe hanze ukafata ukajya kubafungira muri stade, biriya ni ubugome. Ni ubugome, ni ukuhohotera abantu, kubera yuko niba umuntu yasohotse yenda taxi ikamusiga, yenda imodoka ikamupfiraho, cyangwa akaba yagiye kwa muganga akaba yatinze, ukamufata ukamujyana muri stade ukamuraza umwicaje aho ngaho mu mbeho, ukavuga ngo ubwo ni uburyo bwo kuyobora. Ubwo buryo rwose ntabwo ari uburyo bwo kuyobora, kuko umuturage yiba yakererewe ukumva ko hari aho yatinze, nibura amujyane kuri polisi, umucamandi ayishyure asubire mu rugo. Icya kabiri, banza wumve impamvu zatumye akererwa. Niba ari impamvu zumvikana, n'izo modoka za polisi zimujyane. Kera nkikora muri gendarmerie, ngeze kujya muri training aho ngaho muri Amerika, mu bintu bya traffic management, twazaga dufata abantu bamwe, habaga hari abasinze, hari abaga bakoze accident, twarabafataga ukamujyana kuri polisi, akandika, ukamuha tiki, ugasigarana driving permit. Ejo yaba afite amafaranga akishyura, ariko kenshi nk'abaga basinze agasiga imodoka aho ngaho, bakamushyira mu modoka ya polisi bakamucyura iwabo. Ibi rero mu Rwanda ntabwo bajya bafata Abanyarwanda nk'abantu, bafata nk'inyamaswa. Harya bariya abapolisi n'abandi bajyana abantu muri za stade, igihe usanze bajyanye umugore wawe, bajyanye umwana wawe, basanze bajyanye n'umubyeyi wawe, we wumva uti? Ibi ni ibintu usanga bitagendera ku mategeko, aho institutions zidakora. Nizimye mu magambo rero, covid ko abantu bagomba kuyirinda, ndabishyigikiye. Atari no mu Rwanda honyine n'ahandi hose, abantu kuba bagomba kugenda bakajya gufata umuti wa vaccination, ndabyo ndabyemera. Hari abatabyemera, bafite impamvu zabyo, ariko nkanjye navuga ibyo ntekereza, kandi ntabwo nabwo najore by'abandi bavuga, kubera yuko twagiye dukura tunywa imiti, dufata n'inkingo.
abakoraga inkingo icyo gihe nibo bazikora n'ubu ngubu, abakoraga iyi miti icyo gihe n'ubu nibo bayikora. Ibi yenda byarihuse kubera ko tekinoloji yateye imbere, ariko ubwo bishobora kuba ari ubumenyi bwanjye bukeya. Nkaba ariko navuga ko mu by'ukuri abanyarwanda bararengana, abanyarwanda barakandamijwe, kuko ugiye kureba iyi myaka 2 ishize leta y'u Rwanda ikwiye kuba izi uko yakora ikintu cya management aho kumva ko yajya gukandamiza abaturage. Murakoze. Urakoze cyane. Nkunganiye aho ngaho, amande yo barayabaca abarara muri stade, barabafunga muri stade ariko bakabaca amande. Nkeka ko u Rwanda rwungukiye amafaranga menshi muri iyi myaka muri covid. Abantu bose baraye mu stade barishyuzwaga, babahaga risite zo kwishyura. Ni ibintu nkeka ko bungukiyemo. Ikindi nanone kiba ruvuze kuba rwigaragaza gufata ibyemezo bikarishye. Nkeka yuko nanone ari byandi byo kugira ngo bereke abazungu cyane cyane, duhereye kuri mucuti wa Kagame wo muri OMS uriya mu Ethiopia, uzasanga avuga ati u Rwanda ruza ku ikubitiro mu gufata ingamba zikakaye kubera covid. Ukanibaza uti murebe u Rwanda ruherereye, murebe situation u Rwanda rurimo, ubushobozi u Rwanda rufite, ariko ngo nibo bafata ibyemezo ba mbere bya covid. Waruvuze uti rero ntuzi impamvu bisa nkaho Kagame ashaka kugira u Rwanda imwe muri state wenda y'ibihugu by'i Burayi, abazungu bakumva yuko hari igihugu cyateye imbere kandi gifata ibyemezo mu maguru yihuta kugira ngo ubone OMS cyangwa mugenzi we mu Ethiopia aretinga u Rwanda ku mwanya wa mbere ku gihugu gifata ibyemezo bya covid. Urumva Serge, iyo propaganda Kagame yararangiye. Nari hariya kandi nabaye na ambasaderi w'u Rwanda, tumaketinga u Rwanda ndabizi. Mu bihumbi 2000 hagati ya 1990 n'2003, mu by'ukuri isi yose yumvaga ifitiye u Rwanda impuhwe kubera jenoside kandi byarumvikanaga. Nyuma yaho uribuka ba Bill Clinton bavuga the new breed of leaders. Icyo gihe nyine harimo President Museveni, harimo Kagame atarabona president, hari Meles Zenawi, hari na Izajya wo muri Eritrea. Mu bihumbi 1998 hatangiye kubaho shift yo gutekereza ko icyo kintu cya new breed of leaders cyahindutse bitewe n'intambara y'abanyarwanda n'abanyayuganda yabereye Kisangani, n'intambara yo muri uwo mwaka geni cyangwa umwaka wakurikiyeho yari hagati ya Eritrea na Ethiopia. Abantu batangira kugira doubts mu mitwe yabo bati iki kintu cyitwa new breed of leaders nyamara gishobora kuba atari cyo. Nyuma yaho haje kubaho ibintu byahindutse cyane cyane mu mwaka w'2000 aho ngaho cyane cyane muri Eritrea, aho byagaragaye ko Eritrea itazigira igira amatora. Noneho Eritrea ubwo yo bivuye muri new breed of leaders. Hakurikiraho ndibwira ko ari Ethiopia nayo batangira kuvuga ati bimeze gutya. Nyuma yaho ngira ngo no muri Uganda baje guhindura constitution, naho batangira kucyamanga ibintu bimwe. Kagame rero icyo gihe we kuko yavuga ngo yagiye muri manda ya mbere mu 2003 ajya muri propaganda yo kugaragaza ko ari umudemokrati, kandi koko abantu benshi barabishyigikira, marketinga u Rwanda izaba model bizagira gutya. Mu 2015 ibyo bintu byarahindutse. Kagame agaragara ko agiye guhindura constitution, koko arayihindura, afata manda ya gatatu, ariko mbere yuko agera kuri ibyo yari yatangiye kwica abantu, haba mu Rwanda haba n'abayakurikiranaga hanze kujya kubica. Abantu batangiye kumudautinga, ariko bakavuga bati reka twihangane, buriya igihe cye kigiye kuzagera azagenda. Mu 2012 nagiranye ikiganiro nawe ndakubwira nti nuko utari imbere yanjye ngo nkurebe mu maso Kagame naho azajya. Ndakubwira nti iriya constitution azayihindura. Bati wowe uramuvuga uramusabya kubera yuko ntabwo mugira gute, ariko ibyabaye ngira ngo urabizi. Ubu rero ndashaka kubwira ngo Tedros niyo yajya gushimira Kagame, agashimira u Rwanda, ni bya bindi byo byo kusajya cyo kubona inka yarariwe kera ugasigara uri cya kirondwe cyasigaye ku ruhu kandi inka barayiriye kera.
abantu bagiriye Kagame kumukorera propaganda cyambere baramurakariye, na hano ndabazi mpura nabo baramurakariye pe, bati uriya twaramuvugiye, twamushyize imbere, twagize gutya, twari tuzi ko nawe uri umudikiteta. Abandi banditse za articles, abajournalists n'abariya Mikera, uriya Mikera ndamuzi, turi no mu Rwanda, baramwanditseho neza, bakora ibyo bakoraga, urabona bose ubu ngubu bari muri regulate, barimo kuregulatinga. Hari abayobozi bamwenshi bo muri Amerika no mu Bwongereza, bose bahagurutse bati uriya. Ibi rero bavuga ngo u Rwanda rukora ibi, Kagame akora ibi ngibi, biriya byararangiye. Already Kagame is damaged goods. Damaged goods, niba ushaka kugira ngo damaged goods, uzarebe ubu ngubu yenda na Biden n'ibihugu hamagara muri za conference za demokarasi, ubona se Kagame bamuhamagara? Ntabwo bamuhamagara. Bajyaga bamutumira muri Amerika, ubona se bakimutumira? Bajyaga umubona mu bintu byo mu Bwongereza bamwakira, hari ukimwakira se? Biriya rero byararangiye. Ibi rero bindi byaba Tedros ni personal relationships, ni personal relationships zishobora kuba zihari. Ndibwira ko Tedros atakabaye ashimira Kagame agakurikiza uriya abe wa Ethiopia. Ntakwiye ko harimo ngo ashimira uyu nguyu uriya mukuritika, bigenda se gute? Ibyo byose ubona ko ari ibintu bidasobanutse. Nuko uriya mwanya n'ubundi Kagame niwe wamushyizemo. Uriya mwanya ubundi wari ukwiye ko arafashwe na Sezibera, barawumwima, baramubwira ngo ujye aha ngaha, bawuha Tedros. Tedros rero arabizi ko iyo ataza kuba Kagame n'abandi abatarawubonye. Ibyo rero kuba bikora ni ukubera izo mpamvu. Ariko rero ibyo byo gushimira bakavuga ngo u Rwanda rukora ibi ngibi, nuko atari igihugu babamo. Uramusura igihugu ari igihugu cyawe, bajyana abaturage bawe b'abavandimwe bakabajyana muri za stade, ugashimira ngo ni ibyemezo byiza,